Filime yacu y'uno munsi tuyitangiriye muri classe aho mwarimu yari ari kwigisha. Gusa nubwo yari ari kwigisha hari umwana w'umukobwa yitwa Chinri, ndetse uyu mwana w'umukobwa yari aryamye ku ntebe arimo arota. Agatosi karamufashe karamutwara ari kurota. Yari arimo arota umunsi umwe yarabaye umuntu urenze, yarabaye superstar, ndetse ari wa muntu uzi gushushanya cyane ku kigero cyo hejuru. Ndetse yari ari kurota kuri uwo munsi yagiye gupresenta ikintu yashushanije ari imbere y'abantu benshi. Wibuke neza yari ari muri classe, yahise yitora arahaguruka aravuga ati ndakizi muri classe, kandi mwarimu amwitegereje hanga murebye aravuga ati okay, ubwo ari wowe uhagurutse ngaho rero ndashaka kwita udusubiza, atubwira igisubizo. Wibuke ntabyo azi, yari aryamye yarasinziriye yari ari kurota. Arangije aravuga ati igisubizo kiki? Aryize isoni ahangaha. Yahise areba mugenzi we bari bicaranye w'umusore bari bicaranye ahangaha, aramubaza ati se bavuze ngo iki? Ndetse uyu musore agiye kumusubiza yaramubwiye ati nyine bari babajije ikibazo cya mate, ni ikibazo cy'imibare bari babajije. Ndetse ahangaha Chinri nta nubwo yanumvise neza ibyo bari bamubwiye. Uyu musore aravuga ati nyine gisubize kubera ko ari wowe uhagurutse. Ubwo nyine mwarimu ahise avuga ko ari wowe ukizi, byaba byiza iyo umusubiza kubera yuko uriya mwarimu uramuzi uburyo ki ari buze kwitwara igihe utari buze gusubiza. Ati rero subiza. Akimara kubimubwira uyu mukobwa Chinri nawe yahise areba imbere arangije avuga ati okay, ndakizi noneho. Ni ukuvuga ngo imibare rwose, imibare ni ikintu gikomeye cyane, ariko rimwe na rimwe abantu bamwe na bamwe ikunze kubananira ikabacanga cyane ku kigero cyo hejuru, ariko bundi bamwe babashije kuba bamenya ubwenge bakayivumbura neza, babasha kuba babisubiza neza. Nyagasani, ibintu avuze ni ibintu atatekereje. Wibuke yari avuye mu bitozi, ndetse akiri aho ngaho hari umusore yahise yinjira. Ndetse uyu musore yari umusore mwiza rwose kandi uturuka mu bakire. Yahise yinjira muri ako kanya. Mu kwinjira asanga Chinri ahagaze mu bandi banyeshuri arimo arasubiza. Uyu musore yitwa Sedoro, izina rye murifate. Ageze ahanga yitegereze uno mukobwa akomeza kumureba mu maso, ndetse uyu nguyu yumvise abandi banyeshuri bose bahindukiye bamurebye, aribaza ati se ndabyishe cyangwa ariko se naba mbikoze nabi? Arangije ahita yicara vuba vuba. Bidatinze wa musore nawe yarakomeje araza ahangaha mu ntebe ziwe ahantu yicaraga nyine mu mwanya we, yaje kwicarayo. Ariko nanone ageze ahangaha yumva mwarimu aravuze ati uriya mukobwa yitwa Ndubundi. Muri ako kanya hari umusore wahise uvuga ati uriya mukobwa yitwa Chinri. Uyu musore yanga kwirwa agera aho ajya kure, yahise ahagararaho gatoya arabanza yitegereza uriya mukobwa cyane, aravuga ati uriya mukobwa ko ndi kumva muzira. Yahise ahagarara kuko yumvise izina rye arizi. Mwarimu bidatinze yahise avuga ati Chinri haguruka gira vuba vuba. Chinri yahise agenda yambara maske ayisha isura ye, yongeye guhaguruka. Yahagurutse neza neza isura ye yose yayihishe. Mwarimu aramubaza ati kubera iki wahishe isura yawe? Wa musore ariko akomeza kumwitegereza arebye ahangaha aravuga ati ariko se uwo mukobwa ko muzi kubera icyo yahisemo kwambara iriya maske? Mwarimu aravuga ati byaba byiza ukuyemo iyo maske yawe. Ati Chinri byatworohera uramutse ukuyemo iyo maske yawe, kubera yuko ntabwo turi gushaka gukomeza tureba iyo maske, turashaka kureba isura yawe. Kuramo iyo maske hanyuma rero usubize ikibazo nakubajije turi kurebana. Iyo maske yawe ntabwo tubishaka. Chinri yahise yubaha mwarimu, arangije ahita akuramo ya maske yari yambaye ahita yihinduramo ingofero. Mwarimu aramubaza ati noneho wabivugaga neza, byaba byiza noneho wongeye ukadusubiza. Gusa wa musore yahise akomeza kumwitegereza ka Chinri disikari na keza. Uyu musore akomeza kumureba cyane, yaramurebye mu maso nyine birinda guhombya. Ndetse mwarimu aravuga ati rwose ukuntu wari uri kubisubiza twabikunze cyane, wabivugaga neza, ariko nanone ikigaragara cyo ntabwo wabivuze nk'umuntu wabiteguye, hari ahandi hantu wari wibereye. Ikizima rero sohoka muri classe uzagarukemo ku munsi w'ejo. Ibyacu bidatinze uyu Chinri yahise yisohokera arigendera. Gusa mu kugenda yagiye yivugana ataragira kure. Barakwereka wa musore yahise amukurikirana, wa musore Sedro aramubaza ati kubera iki wari ugiye? Uyu nawe aravuga ati windi we kubera iki wakomeje kunkurikirana? Ahubwo ngiye ko mwarimu anyirukanye ubireba, kubera iki uri gushaka gukomeza kuba wankurikirana? Uri kunshaka hiki ko njye ntigeze nkukurikirana, wowe uri kunkurikirana nkandi? Uyu musore nawe arangije aramusubiza ati erega Chinri, impamvu ndi kugukurikirana nta nubwo biri buze kurangira nutaza kumbwira impamvu wagiye utansezeye.
ati wowe subira muri classe, mwarimu yavuze ko ari jye njyenyine ndibuze kugenda. Ariko nanone ntabwo yigeze avuga ko nawe turi buze kujyana. Icyaba kizima rero waba wigendeye ukagenda ukikurikiranira amasomo yawe, ngewe ntunyishingerega, ngewe ibintu by'amasomo buriya sinabikunda cyane. Uyu musore aravuga ati nanjye nakubajije ni kubera icyo utigeze umbwira ngo goodbye igihe wari ugiye kugenda? Ndashaka kumenya iyo mpamvu, kandi urabizi neza ko nakabaye boyfriend wawe nawe ukaba girlfriend wanjye, none kubera iki utageze umbwira ngo urabeho? Ndetse uyu mukobwa Chinri agiye kumusubiza yarabanza araseka, aravuga ati impamvu ntawe nabona muri aka kanya, ariko nanone ikindi gihe ushobora kuzayikubwira mbaye nayitekerejeho, ariko ubu nta gihe mfite cyo kuba nayitekerezaho, reka nigendere. Uyu musore nawe aramubwira ati genda kiguha, bitekerejeho nta kibazo. Uyu yagiye kwirukanka, wa musore akomeza kumukurikirana. Chinri agiye kujya ahangaha asanga hari igiti imbere ye, ndetse buri hamwe hose yageragezaga kuba yazenguruka ngo ahungire, yaragendaga agasanga uno musore naho yahageze. Chinri yabuze uko abigenza, arongera arahindukira. Mu guhindukira nanone arongerera uno musore. Uyu musore amubwira ati rega naguhaye igihe, byaba byiza rero bitekerejeho muri aka kanya, hanyuma rero wamara kubitekerezaho ukampa igisubizo cyanjye, kubera yuko icyo gisubizo ndagishaka. Ati byaba byiza kurushaho, ndashaka kumbwira kubera icyo utigeze umbwira ngo goodbye. Ibyacu bidatinze uyu yaravuze ati reka nze mbikubwire. Muri ako kanya yahise yiruka, yaramubwiye ati reka nze mbikubwire kugira ngo abone uko amuhunga. None yahise yiruka nkamusiga ahangaha. Uyu musore nyine arituriza arabyihorera. Ibyo bimaze kuba, barakwereka muri class uyu mukobwa ubwo yari ari kurya, naho yararanga yimereye neza ari kumwe n'inshuti ze, rwose bari kwirira. Ariko nanone ntabwo byatinze, akiri aho ngaho ari muri class ari kurya, yagiye kumva yumva wa musore amuri inyuma arimo aritambukira. Uyu ye gusa kimara kumubona ka Chinri karamutinya cyane, yahise ahaguruka aranje atangira kwiruka nk'ikibuno mpamaguru, aragenda aramuhunga. Ariko wa musore akomeza kumwitegereza. Abandi bakobwa bibaza ati niki kiri kujya mbere. Mu masaha ya nimugoroba arimo yigendera ari kumwe n'inshuti yanga mu muhanda, nabwo yaragiye ahura na wa musore Cedro wibuka aramutinya cyane. Muri ako kanya yahise akata vuba vuba, ahita atangira kwiruka nkaravuga ati mva mwana unyihanganire, ntabwo bishobotse ko twakomeza kugendana. Ariko n'ubundi mu rugendo rwe byamubanye bibi, kuko yakomeje kugenda uyu musore bahita bapfubirana imbere. Yarazengurutse ariruka mpaka bahuye. Arangije mureba mu maso, uyu musore nawe amureba mu maso, bisa nkaho uno musore yikundiye uno mukobwa. Ariko uno mukobwa nawe agakomeza agira isoni, ndetse arangije aramubaza ati ubundi kubera icyo uri gukomeza kunkurikirana? Niyihe mpamvu iri kugutera kuba wankurikirana? Uyu musore aravuga ati erega impamvu urayizi, nuko wakomeje kwiyoberanya wigira nkaho utayizi kandi ndabizi neza ko yize. Ndashaka kumbwira ni kubera iki kare mwarimu yakwirukanye ukagenda utambwiye ngo goodbye? Wumva ikintu n'ubusore ngo yakomeje kumushakaho, ngo arashaka ko amubwira impamvu yatumye agenda atamubwira ngo goodbye. None ndashaka kumbwira nanaguhaye igihe ugerageza kwirukanka. Ati se ubundi Chinri reka nkubaze, uzirukanka ugeze ryari? Uzirukanka kuva ryari ugeze ryari? Uyu nguyu yagiye kumufata, Chinri yahise amuruma ku maboko, ndetse akimara kumuruma Chinri ahita yirukanka cyane ava kuri urwo ruhande. Ku munsi ukurikiyeho Chinri yibereye ahangaha, hari inshuti ye y'umukobwa yaje imusatira, ndetse iyi inshuti ye yari imuzaniye invitation, ngo ni invitation yamutumiraga muri hang group. Ni groupe yine y'abashoramari bakomeye cyane, ndetse arangije araza arayimwereka, aramubwira ati ibi ni ibyawe Chinri. Chinri yitegereje ahangaha yarishimye cyane, byaramunejeje cyane. Arangije aratungurwa bitewe n'ukuntu iyi groupe yamuhamagaye. We aravuga ati biragutunguye se? Ati mwana ndishimye cyane, reka ndeba. Arebyemo neza abona nawe bamutumiye, agomba kuzitabira umunsi mukuru w'iyo groupe yitwa hang group. Ndetse bidatinze uyu mukobwa aramubwira ati mwana uri umunyamahirwe pe, benshi babashije kujya hariya inzozi zabo zabaye impamo, kubera yuko buri kimwe cyose bateguraga cyabashije kuba cyagerwaho. Uyu aravuga ati nyuma na nyuma barantumiye, nyuma yuko nari mfite inzozi zo kuzagerayo, none bantumiyeyo. Gusa uno mukobwa yitegereje neza kuri invitation bari bamuhaye yo kujyayo, yarebye neza abonaho ikintu kigaragaza ko ino invitation atari iya nyayo, yari invitation ya pirate. Ni igipiratano, ariko nanone we yabigize ibanga,
yanga kubyereka no mugenzi we ko ari pirate. Aravuga ati ngomba kuzajyayo uko byagenda kose, niyo yaba ari pirate nzayikoresha, ntago bazabasha kuba babimenya. Bitewe n'inzozi Chinri yari afite zo kuzaba umudesign uhambaye wo ku rwego rw'isi, yarabonye invitation, ariko nanone ntago byamwiciye gahunda yo kuzitabira. Yavuze ko azitabira, aravuga ati mwana bakoze gusa, ati ariko ndi kubona invitation, ati nakoreka mbyihorere. Yaragiye kubivuga ahita yisubira, yibuka ko agomba kujya byakwanga byakunda. Feri ya mbere bari bageze kuri ya handi nyine bamutumiye, ya hanga group ahikorera. Ibyacu bidatinze kwinjira nyine wabanzaga kwerekana invitation, uri kumva nyine ari company irenze cyane. Ndetse ahanga barasuzumye neza, bageze kuri invitation y'uriya mukobwa Chinri, bayirebye neza ntabwo bigeze babona ko ari impiratano, ariko nawe yari harafite n'ubwoba bwinshi, avuga ati nibaramuka babivumbuye bishobora kuza kunkoraho. Ku bw'amahirwe baramwemereye ngo yinjire. None icyari gitangaje kurusha ibyo byose, yinjiyemo ari nako wa musore Cedro nawe yari yahaje. Ndetse iyi company yari iya papa wa Cedro, ariko nanone Cedro yari yaranze kubivuga, yarabigize ibanga bitewe nuko ashaka kuzakora business ye akazayikereye, hanyuma rero akazaba ari ashaka kuzamenyekanamo, ntabwo yashaka kumenyekana muri no business ya papa we. Ndetse Cedro yari umusore rwose w'umukire uturuka no mu muryango w'abakire. Ndetse bakomeje kugenda impande n'impande, aho bagenda bisuzumisha hose berekana ibyangombwa hose babibereka. Ibyacu bidatinze wa musore nawe yahise yinjira, wa musore Cedro, ariko nanone mu kwinjira yari kumwe n'aba bodyguard bahenze cyane. Chinri nawe nk'umukobwa wari ufite amasiko menshi cyane, ndetse yifuzaga kuzagira muri iyi groupe akareba n'ibyo bakoramo. Ndetse uyu musore yakomeje kumwitegereza, arebye hakurya abona Chinri arimo arabasobanurira buri kimwe cyose. Uriya mukobwa yari afite impano, yari talented cyane, yari arimo abasobanurira buri kimwe cyose kiri ahangaha, ababwira ati ibi bikora gutya, noneho ibi ngibi byo bikorwa gutya, byanagenda gutya biramutse bigenze gutya. So ni ibintu yari ari kubasobanurira cyane. Ndetse wa musore yaramwitegereje, aramureba cyane, abona abantu bose baje aho ngaho bamukunze cyane, bitewe n'ukuntu ari umukobwa uzi ubwenge, bitewe n'ukuntu ari umukobwa usobanura ibintu bose bakabyumva. Ugeneje avuga ati ariko nta handi hantu wigeze ukora. Ibyacu bidatinze ya nama irangiye, uyu mukobwa hari utuntu tw'ingenzi yaje gufotora, ndetse n'utuntu nyine twari tw'ingenzi bitewe n'ahantu yari ageze hari hahambaye cyane. Yashaka kugira amafoto akura y'urwibutso. Gusa ubwo yari ari gufotora ibyo byose, wa musore yari hafi aho ngaho, wa musore Cedro nawe yaramufotoye, amufata video, aravuga ati akangaka nzakifashisha. Kabishywe yarakomeje kunyima umwanya, yanga kumvugisha. Kandi umuntu waje ahangaha muri iyi groupe nta kintu na kimwe uba wemerewe kuba wakamera, n'ibintu bitabaho. Tuvuye hariya barakureka ku munsi ukurikiyeho tugaruka muri classe. Nanone wa mukobwa nubwo bari muri classe ariko ahora asinziriye, ahora yibereye mu nzozi wiwe, iteka ahora arota hazaza hiwe, ahora yibona yarabaye superstar, ahora yibona nyine ari umuntu uhambaye, yarabaye umudesign ukomeye cyane. Aranga muri classe, witegereze wa musore amuri inyuma, nawe amwicara inyuma, aba ari kumureba buri kanya, disi kaba kasinziriye. Ari ahangaha barakwereka hari SMS yaje kuri telefoni ye, yararimo asinzira. SMS ninde wayimwoherereje? Yitegereje ahangaha abona ni wa musore yimwandikiye, yaramubwiye ati genda unzanira amazi, ndimo ndashaka amazi yo kunywa. Witegereze. Ndetse ahangaha uyu musore aramubwira ati ihute genda uyanzanire kandi ndashaka muri aka kanya. Ibyacu bidatinze wa mukobwa yararanga arimo agenda yitsimbatsimba, nyine arimo akoresha buryo ki uriya musore atamubona. Byose yakoraga yabikora adashaka kwiteza uriya musore, nyine ntabwo ashaka kumwiteza, kuko ntiyabaga akeneye ko baganira. Yari yambaye ingofero, arimo agenda ashyiraho na mask cyangwa se agapfukamunwa, kugira ngo uriya musore ataza kumuvumbura akaza kuba yamusanga ahari. Ntabwo yakundaga nyine ko baganira, ntabwo yabaga bikeneye cyane. Uyu mukobwa araza aritunganya neza, ikibazo kimara kwitunganya atarava ngo agiye guhindukira, yese akubitana na wa musore nanone. Uyu musore Cedro arangije avuga ati erega ntabwo njye nifuza na rimwe kuvugana nawe wambaye agapfukamunwa, kuraho kano gapfukamunwa mbashaka kureba isura yawe. Ndetse ahangaha ka Chinri kari kifitiye amasoni. Uyu musore arangije avuga ati na n'ubu se ntago ushaka kumbwira impamvu wagiye utambwiye ngo goodbye? Ni kubera iki wagiye utansezeye ubwo mwarimu yakwirukanaga? Ndashaka kubisobanurira neza, ukambwira buri kimwe cyose nta na kimwe uciye inyuma.
ati rero nutaze kubikora gutyo ahangaha mfite video yawe, iyi video nzayereka abantu bo muri hang group, noneho usobanura ukuntu wagiye gukamera y'ibintu byabo kandi usobanuye n'ukuntu winjiye noneho ufite invitation ya fake. Ibyo byose ni ibintu nzi kandi rero ufite igisubizo kimwe nyine, ikintu cyagufasha gukemura ibyo byose nuko wambwira ni kubera iki wagiye utansezeye. Ndashaka iyo mpamvu, niwamara kuyimbwira ndaza kukubabarira ati cyangwa njye kubivuga. Ndetse bidatinze Chinri ahita amufata akaboko aravuga ati please ndayikubwira nta kibazo. Uyu musore noneho yumva ko Chinri ashobora kuba yatangiye kwicisha bugufi, ubu noneho baganira. Arangije avuga ati nyine rwose sinjye gukubeshya, impamvu yatumye kirya ngenda ntagusezeye nanjye iyo mpamvu ntayo nzi pe, iyo mpamvu ntabwo ndi kwisobanukirwa neza. Ati kireka wenda nyine uramutse umaye nk'igihe gihagije nkagenda nkayitekerezaho, nazaramuka mbonye iyo mpamvu rwose sinjye gukubeshya nzayikubwira, ariko ndakwinginze ntuze kugerageza kuba wakwereka iyo video abantu bo muri hang group kubera ko ntago bazigera bambabarira na rimwe. Uyu musore arangije aramwumva neza aravuga ati okay, video ndayifite, buri kimwe cyose uzagerageza kuba wakora ugerageza kumbeshya nzahita nyifatanya iboherereze, kandi ndakubwiza ukuri ko batazigera baguhuhiramo, nta n'impuhwe na nkeya bazigera bakugirira. Ati ako kantu kazirikane, video ndayifite, nshobora no kwandikira umwe muri groupe yabo kuri WhatsApp, hanyuma rero agahita byumva neza, agahita aza akagufata akakubaza amafoto wafotoye icyo wari ugamije, n'ikindi gihe ntuzagira ahandi hantu wongera kwitabira. Ati nguhaye igihe gihagije uzampa igisubizo bidatinze. Uyu yasigaye abyibazaho, ibyacu bidatinze twagarutse muri class, ndetse barakwereka bari muri class. Uno mukobwa Chinri yagiye kubona abona bamwohereje SMS, ndetse umuntu wari umwohereje SMS turamuzi ni wa musore, uko n'ubundi yayimwoherezaga ari kumureba imbere ye. Aramubwira ati ndi gushaka amazi muri aka kanya wumve neza. Uyu musore yatangiye kumukoresha none. Uyu yahise ahaguruka aravuga ati prof ndashaka kujya hanze, wamagawushya akanya gatoya nkaba ngiye mu bwogero ko hari ikintu ngiye kuba nakenyumurayo. Ndetse ati ndabanguka ntabwo ndi buze gutinda. Ati rwose prof umfashije, wamfasha rwose ukampagawushya, ndaza gukoresha iminota mike cyane. Ndetse ahangaha prof wabo arangije aravuga ati okay nta kibazo, niba utari buze gutinda kandi ari ku mpamvu zumvikana, ukaba utari buze gukoresha iminota myinshi, genda. Hanyuma rero kandi uze kubanguka, turaza kuba tugutegereje kubera yuko mu kanya ngiye gutanga test, uze gukoresha buryo ki uri buze kuba uhari utari buze gutinda. Nubwo prof yari amwemereye, yarahindukiye areba wa musore Cedro uyamutumye, arangije abona gutambuka. Mwarimu arareba aramubwira ati ariko uze kwirinda kuza kunywa amazi menshi cyane kubera yuko bitaza kongera kugusaba gusohoka, uze kunywa amazi ku mugoroba amasomo arangiye tuvuye muri class. Ibyo byose byarabaye, ndetse ibyacu bidatinze ku munsi ukurikiyeho wa musore yagombaga kuza ahangaha nyine akaza kumusaba ibisubizo by'ibyo yamubajije, akaza kumubaza nyine ati nsubize. Uyu musore yatangiye kujya amukoresha akamubwira ati ntaye kari akantu hasi ndashaka ukantorera ukaba ari wowe ukampereza. Ibyo ntabwo byatinze, ndetse buri kimwe cyose uyu mukobwa yakoraga yageragezaga kuba yakwitsimbura uriya musore, ariko uyu musore Cedro nawe akamukurikirana buri hamwe hose agiye, akagenda amukurikirana ati nose n'ubu ngubu noneho ntushaka no kunsuhuza. Ati ariko nari ngiye kubivuga ko waburaga akanya gato koko ngo mbivuge, kubera icyo ahubwo wise witanguranywa, warangiza nyine ugahita umbwira ngo kubera iki ntabikoze. Ati okay niba wari bubikore ndabyishimiye cyane. Ati n'ubutare ujye ubizirikana, ugomba kujya unyitaho ukamakeya zose nka boyfriend wawe, nkuko nanjye mba nagerageza kugufata nka girlfriend wanjye. Ndetse barakwereka ahangaha mu kigo hari ibintu nyine bari bafeshije, cyangwa se ni ibipapuro bari bamanitse nyine by'amatangazo. Uyu mukobwa yabonye bagenzi be bari kubisoma, arangije aravuga ati nanjye ndikumva nshaka kujya kwisomera hariya. Ati byaba byiza nyine unyemereye nkagenda. Tekereza ko uno mukobwa yarageze ku rwego rwo kujya gukora ikintu akabanza kubaza uno musore Cedro, akamubanza akamwakagawushya kuko iyo agenda uyu musore yari kwirakaza, akamubwira ko video yiwe azayitanga muri hang group. Arangije aravuga ati rwose urabeho, ati kanyerekana nagusuriza icyarimwe, ati mwiriwe urabeho. Uyu musore avuga ati nagaruko nabishakaga, ngewe icyo nashaka muri aka kanya no kuba ndi kumwe nawe ndi kuganira nawe. Ati kandi aka kagare kawe ndashaka ukagendaho kwanza. Ati nose ko njyana iyi gare
ati hoya ndi kumva ashaka kurya umunyenga kuri iri gare ryawe, niba urishaka uzinyirukaho n'amaguru. Ati ariko please Sedura ushaka ko nzakora iki? Sedura aramubwira ati mu gihe utarambwira impamvu ubwo nyine urabyumva nawe ikizakurikira. Ibyacu bidatinze twagarutse ahangaha. Uyu musore Sedura yakundaga gukina basketball cyane, yakundaga gukina ku kigero cyo hejuru cyane ko yari anabishoboye. Umunsi yari ari gukina barakwereka wa mukobwa Chinri yamuciye inyuma, arazenguruka ahantu bashyize imyenda yabo, aza gushaka ukuntu yakwiba telefone ye kugira ngo abe yayifata yijyane asibemo ya video, arekere kujya akomeza mwubaha cyane amukoresha mwaburiya buryo. Yaje ahangaha atangira gusaka imyenda y'uriya musore, ndetse uko yari ari kuyisaka umusore nawe yari ari kwikinira rwose nta kibazo. Ariko Chinri akiri ahangaho yagiye kumva yumva hari SMS ije, ndetse yagize amatsiko yo kureba SMS ije, ndetse agira amatsiko yo kureba n'umuntu yimwoherereje. Mu kanya gato ndaje mbaha kandi gace. Ndabakunda cyane, Imana ibaha umugisha.